uyu munsi ngiye gusubiza umukunzi w'inzu y'ibitabo wabajije ku kintu cyitwa ibicuro. Iyo uvuze igicuro, uko bifatwa mu muco bitandukanye n'ukuntu bifatwa muri science. Igicuro ni kwa kundi kimwe mu gice cy'umubiri wawe gishobora gutitira by'akanya gato. Bamwe bakavuga ko wenda ari amahirwe bagiye kubona cyangwa se ari ibyago, nabyo birashoboka. Biterwa n'icyo igisobanuro uha igicuro n'ahantu kiri n'uburyo ubyizeramo. Ibicuro hari ababifata nk'aho ari ibintu bisanzwe, ariko abandi bo bakabiha igisobanuro gihambaye cyane. Gusa twabonye ko abahanga mu menya muntu ntabwo bemeranya nuko twizera ibicuro mu muco. Ku rundi ruhande kandi ibicuro bishobora no kuba ikimenyetso cy'uburwayi burya, cyangwa se kikaba ikimenyetso cy'uko hari intungamubiri zidahagije mu mubiri wawe, nk'igabanuka cyangwa se ibura ry'imyunyu imwe n'imwe, wenda umuntu ashobora kubikomoza. Gusa mu muco ibicuro ni ibyiyumviro umuntu agira ku gice runaka cy'umubiri we, aho ubyiyumvamo abihanye n'ibisobanuro bitandukanye bitewe n'imyemerere ye. Nigeze kuganira na muganga Rutanga rw'amaboko musa nareba ikiganiro twagiranye kuri YouTube channel _TV, yagerageje kubisobanuraho. Uretse kuba ari umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, ni n'umushakashatsi akaba n'intyoza cyangwa se impuguke mu by'imitekerereze ya muntu. Ne muntu inaha nabonye ugerageza guhuza ibyo by'ibicuro n'umuco, ariko akagira nuko abivugaho mu gice cy'ubumenyamuntu gisanzwe wenda gitandukanye n'iby'imyemerere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu kinyarwanda iyo uvuze igicuro ushatse wabyita nduruma. Nduruma murayizi, umuntu akavuga ati byari byandurumye cyangwa se nari nabyiyumvishemo. Igicuro kandi gifatwa nk'ijisho rya gatatu kuri bamwe, hari n'ababyita sixième sens. Ni ukuvuga ko umuntu abona ikintu cyangwa se akacyumva mu buryo kitarabamo, kandi noneho bikaza guhurirana neza neza, ibyo yahoze yiyumvamo bikaza guhurirana. Uretse ibi twita ibicuro, hari ibindi bisanishwa nabyo. Urugero, hari nk'abantu bacika umugongo, akumva umugongo uramurya, agahita yizera ati wenda hari ikintu runaka kizaba, ari nk'icyago, yabyishyiramo muri ubwo buryo. Koko nyuma y'igihe runaka kumva inkuru mbi nk'umuntu we wa hafi witabye Imana. Kera ho habagaho n'abantu b'abahanga muri ibyo bintu by'ibicuro na za nduruma, yaba acanye nk'inkono akumva uburyo ihutera, cyangwa se akabona ukuntu yabize, akamenya ko ibize neza cyangwa ibize nabi. Icyo gihe rero akitega ikintu gishobora kuba cyaba cyiza cyangwa kibi. Hari n'abandi bahitaga batekereza ko bagiye nko kwakira abashyitsi, ndetse by'akarusho akamenya n'abo bashyitsi aba ari bo n'aho bazaba baturutse n'ibindi n'ibindi. Muri make igicuro ku bantu babyizereramo kiba gisobanuye ikintu runaka. Ndibuze wenda kubigarukaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turibuze kureba impamvu kubyizera gutyo. Hari ubwo biba impamo ugasanga ikintu wishyizemo koko kibaye impamo. Ariko tugarutse kuri nduruma cyangwa se ibyo by'ibicuro, ahenshi byabaga bisigura ikintu kibi, bikaba ari nk'umuburo. Ahandi ugasanga bisigura ikintu cyiza, bikaba ari nk'amahirwe runaka umuntu aba ategereje. Urugero, nk'igicuro cyafashe ku jisho ry'iburyo munsi, hari igihe byabaga bisobanuye kurira. Cyafata ku jisho wenda iryo ari ryo ryose, umuntu wenda akaba azabona ikintu cyiza, cyangwa se umuntu runaka akumbuye cyane. Cyafata mu mugongo cyangwa mu mbavu, umuntu akaba azahoberwa n'umuntu akumbuye. Cyafata ku kiganza cy'iburyo bigasobanura wenda gusuhuzanya cyangwa se kwakira amafaranga cyangwa impano. Cyafata ku kiganza cy'iburyo bigasobanura guhomba cyangwa se gutakaza ubutunzi. Cyafata ku munwa bigasobanura kurya. Ku munwa hejuru ni ukurya ikintu utaherukaga. Ku munwa wo hasi bigasobanura wenda ibindi birimo no gusomana n'ibindi n'ibindi. Cyafata ku kuguru kw'ibumoso, waba ufite nk'urugendo ukaruhagarika kubera ko urwo rugendo rutazaguhira. Cyafata ku kuguru kw'indyo, ubwo amahirwe arahari mu rugendo rwose, genda nta kibazo. Nubwo rero abakurambere bacu babyizeraga gutya, kandi n'ubu ngubu wenda hakaba abantu bakibyizera, gusa ubushakashatsi bugaragaza ko
bifite imbaraga zabyo ariko zituruka mu myemerere, gusa mu buryo bwa siyanse nta hantu bihuriye rwose. Biriya byiyumvo umuntu agira twita ibicuro biterwa no kuba usanzwe mu mubiri w'umuntu habamo imikaya. Iyo mikaya rero icamo amaraso, akagira ubwo rero ibaye nk'ibyimba mu kanya gato bitewe n'uko wenda amaraso aciyemo ari menshi kuruta uko bisanzwe, uwo bibayeho akabyumva. Aya maraso rero ashobora gucamo ari menshi kubw'ibintu bitandukanye, urugero nk'umuvuduko mwinshi w'amaraso mu bice bimwe na bimwe by'umubiri, cyangwa se ibura ry'imyunyungugu mu mubiri, urugero nka magnesium cyangwa se calcium, cyane cyane nk'iyo bibereye ku gice cyo mu maso. Hari n'igihe biterwa n'uko umaze iminsi udasinzira neza, amaso yawe akaba arushye, bishobora kuba ikimenyetso cya stress, bishobora kuba ubwivumbure bw'umubiri ku bintu bimwe na bimwe, nko ku bantu banywa ikawa bishobora kubabaho, cyangwa se abantu bakoresha imibavu runaka batamenyereye, ugasanga umubiri wawe ntabwo wayakiriye neza, bikaba byabaho kugira ibyo bintu bita ibicuro mu maso. Mu gihe umubiri utishimiye ikintu runaka, igicuro gishobora kuza ari nk'ikimenyetso. Akaba ari kimwe mu bintu wazirikana. Iyo ari ibyo bibitera, akenshi kuruhuka bishobora kugufasha cyane gukira ibyo bicuro, iyo byatewe wenda n'umunaniro, byatewe na stress n'ibindi bitandukanye. Bishobora kandi kuba ikimenyetso cy'indwara zitandukanye, urugero nk'umuvuduko w'amaraso cyangwa se indwara zifata imikaya, kuba umubiri uri kujya mu mujyo, kuba pararize. Bishobora kuba ikimenyetso cy'ibanze cya stroke, indwara ya diabetes, umutima n'ibindi bitandukanye. Muri make ibicuro cyangwa se ibyo twita ibicuro bishobora no kuba ikimenyetso cy'indwara, kandi zimwe mu ndwara zikomeye. Iyo ugize biriya byiyumviro rero, nibyo bituma imikaya icamo amaraso ibyimbamo bitewe n'ingano y'amaraso aciyemo, bigatuma rero igice bibayemo gisa naho kibyimbyemo, kikongera rero kikabyimbuka mu buryo umuntu abyumva. Hari n'igihe hazamo ikintu cyo gutitira. Ku rundi ruhande rero akaba ari icyo ngicyo umuntu yasobanura. Gusa ku rundi ruhande ibicuro bishobora no kuba umuburo koko, ariko ni umuburo w'uko umubiri wawe uhagaze, aho kuba umuburo w'ibizakubaho. Kuki rero iyo wumvise ibicuro ukabyizera birangira akenshi bibaye impamo? Wenda wabona inkono iri guhinda ukuntu, ukishyiramo kuzakira abashyitsi, kandi koko mu cyumweru gitaha bakaza. Cyangwa se wakumva ku kaboko hari gutitira, bya bindi by'ibiciro byo ku kaboko, ukaba wizeye kuzakira amafaranga, kandi koko nyuma y'icyumweru kimwe ugahita uyakira. Ibi ngibi kubyumva biroroshye ku bantu twiganye chapitre zitandukanye zirimo na yindi ya placebo effect. Twabonye uburyo imyizerere ari ikintu gikomeye. Iyo wizeye birangira bibaye impamo. Ahubwo ibicuro byaba imbarutso yo kwizera cyangwa se yo kuzamura icyizere cyawe. Iyo wizerera mu bicuro cyangwa se n'uruma, muri ubwo buryo nabisobanuraga haruguru, icyo witeze n'ubundi mu buryo bumeze nk'igitangaza cyangwa se mu buryo bumeze nk'ubufindo, birangira kibaye impamo. Kwizera rero kurarema nk'uko abahanga bakunda no kubivuga. Kwizera bigena ibyo igice cy'imikorere by'ubwonko tutagenzura gihitamo nk'ibitubaho. Nabwiye ko habaho ibyo nakwita nk'ibice bitandukanye mu bijyanye n'imitekerereze. Ku bantu twiganye biriya bya conscious mind na subconscious mind cyangwa se unconscious mind. Conscious mind nababwiye ko ari ibintu dukora twabigizemo uruhare, gutamira, kuvuga, kwicara n'ibindi twitekerereje. Hakaba n'indi mikorere y'umubiri ibaho tutabigizemo uruhare, uburyo amaraso atembera mu mubiri, uburyo igifu gisya n'ibindi bitandukanye ntabwo bigiramo uruhare. Icyo gice tutagenzura rero ntabwo kimenya gutandukanya icyiza n'ikibi, kubera ko nta gushyira mu gaciro kigira. Ntigitandukanya ukuri n'ikinyoma. Icyo gice tutagenzura cyo cyakira amakuru tugihaye kititaye ku meza cyangwa mabi. Cyakira ibyo twizera byose, cyakira ibyo twemera byose n'ibyo dutekereza byose. Ntabwo cyita ku kuba amakuru tugihaye yaba ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma. Ibyo tugihaye nibyo gikoresha nk'aho ari ibya nyabyo. Icyo gice rero nicyo bita subconscious mind. Ibibera mu mubiri rero biterwa n'ibyo dutekereza, ibyo twizera, yewe n'ibyo twishyizemo. Byaba ari ibya nyabyo cyangwa atari ibya nyabyo. Niyo wishyizemo ibyo bintu by'ibicuro, birangira n'ubundi bishobora kuba biba impamo bitewe n'icyo gice kibigenzura cyitwa subconscious mind. Gusa hakaba abantu babikuza cyane ku buryo babishingiraho umusingi w'ubuzima bwabo, ugasanga yizerera mu bintu ku buryo niyo atabonye umuburo ku ruhande rumwe ubuzima bushobora no guhagarara. Ni nk'abandi bizerera mu nzozi n'ibindi bitandukanye. Igihe cyose rero uzizeza umutima wawe ko hari ikintu uri bubone,
umutima ukabyemera nk'ukuri kuzuye.